ngira ngo mwese murabizi ko uno mupasiteri witwa Apotre Gitwaza ari umwe mu bapasiteri hanga mu Rwanda bafite abayoboke benshi kandi bafite n'amadini agiye akomeye. Uyu Gitwaza rero umva amagambo yatangaje igihe yari kuri altari mu rusengero ari kuganiriza nyine abayoboke be. Nimvuga abayoboke mwe mujye mumva abakristo nyine nk'ibisanzwe. Uyu mupasiteri Gitwaza igihe yari kuri altari yari kuganirira abakristo be ari kubabwira nyine ari kubagira inama ku kintu kijyanye no guterera umukobwa ivi. Gusa kugeza ubu ngubu nta yindi nkuru iri kuvugwa ku mihanda usibye amagambo uyu Apotre Gitwaza yaje kuba yatangariza muri ino nyigisho ye. Mu nyigisho Apotre Gitwaza yari gutanga ubundi yari kuganirira abayoboke b'idini rye ari kubabwira ku kintu kijyanye no guterera umukobwa ivi. Gusa amagambo yagiye avuga ni ibintu byagiye bitera abantu benshi kugenda babyumva bitandukanye. Bamwe bakavuga ati unukintu ari gukora ari kubeshya cyangwa se ari guharabika igitsina gore cyangwa se ari gushaka guhindura umuco nyarwanda. Ngira ngo ngiye kubashyiramo ikiganiro giranye n'idini rye cyangwa se igihe ari kubaganiriza kuri ayo magambo. Ngiye kubashyiramo ikiganiro mubaze mu byiyumvire mutajya ngo no kubabeshya. Gusa ubundi mu busanzwe mu muco nyarwanda ubundi guterera umukobwa ivi ni ibintu bitajyaga bibaho, ahubwo n'izanyigisho cyangwa se niya mico tugira dukomora ku bindi bihugu byateye imbere. Ndavuga wenda nko mu bihugu by'Abarabu, Amerika, Australia ndetse n'indi migabane yose igiye itandukanye. Naho ubundi by'umwihariko muri Afrika cyangwa se mu Rwanda guterera umukobwa ivi ntago biri mu muco wacu. Hari abantu benshi bagira bavuga ati guterera umukobwa ivi ni ikintu cyiza cyo kumwereka yuko wamwishimiye cyangwa se umuhaye agaciro, ukemera ugaca bugufi ukaba wamusaba yuko mwashyingiranwa mbega ukaba umuhaye icyubahiro. Abandi nabo bakagenda bavuga ati iyo ni imico tugenda dukura ahandi hantu tugira twandurura tutazi ikihatse, wasanga n'amadayimoni cyangwa se ibintu bijyanye na Satani tuba turi gukorera, kuko tuba dupfukamiye umuntu kandi mu gitabo cya Bibiliya haranditse ngo tuzapfukamire Imana gusa. Ni abantu benshi bagiye babiteraho comment bavuga ati bamwe ni byiza, abandi ati wapi ibyo bintu ntago byagakwiriye. Ubundi mu gitabo cy'Uwiteka cyangwa se muri Bibiliya handitsemo yuko tugomba gupfukamira Imana gusa, nta wundi muntu tugomba gupfukamira, kandi ibyo bintu bisanzwe ari ihame. Usibye Apotre Gitwaza ubundi hangaha mu Rwanda hari abandi basore cyangwa se abandi bagabo bagenda bavuga yuko kuri ino ngingo yo gupfukamira umukobwa cyangwa se yo kumuterera ivi ukamwambika impeta atari umuco nyarwanda kandi ugomba gupfukamira Imana yonyine. Reba nk'uno muhanzi bamwita Bulldog. Ngira ngo mbere yuko tugera ku magambo yavuzwe na Gitwaza babare banza wumve kano ka video gatoya k'iminota mike cyane k'amasegonda make cyane ari kubivuga umva uburyo we yabitangajemo. Mwambitse impeta naho tukabona wapfukamye ugatera ivi ukambika impeta umukobwa. Never. Tiwapi? Never. Never. Ukamubwira uti will you marry me? Ibyo rega nta nubwo ari umuco w'Abanyarwanda. Ibintu data atigeze akora, ibintu ntabonye ba anko banje bakuru bakora n'iki byose, cyewe se nzajya kuvumbura ibyanjye gute? Kandi njyewe mfukamira Imana gusa, iyo ntayibona hafi aho ngaho rero ntago napfukama. Uyu muhanzi mumaze kumva amagambo ye bamwita Bulldog. Ni umwe mu bahanzi bamaze hafi imyaka 10 bakora umuziki nyarwanda mu buryo bwa rap. Aya magambo yatangaje ni amagambo akomeye ugomba kumva inshuro ebyiri ukabanza ukayatekerezaho. Si wowe wenyine, uyu nguyu bamwita Maître Nzovu. Ni umwe mu content creator dufite hangaha b'abakomediye bafite bakunzwe n'abantu benshi cyane. Nawe umva amagambo yabivuze ngira ngo ndi kubanza kukumvisha, ndi kubanza kugira ngo bisasire baze mwereka ko atari Gitwaza ubyumva gutyo gusa, noneho nze kugukiramo Gitwaza nyiri ubwite, noneho ufite abantu benshi bamukurikirana kugira ngo nawe uze kumbwira nimba muri kujyana ingingo ku ingingo cyangwa se ari aho abeshye. Ubanza umve kano ka video kanzovu nawe ari kubivugaho. Wagiye kumupfukamira ni Nyagasani, nge nta mugore nzapfukamira jamais. Mwabyiyumviye. None reka tugire kuri ya ngingo ya nyayo. Ubundi Gitwaza we yavuze iki kiri gutuma abantu bamutuka, bamwe abandi bakavuga ati ibintu yakoze nibyo ni ikintu kigomba kuranga umugabo nyamugabo cyangwa se umuntu ari we wese, nta gupfukamira umuntu kuko hapfukamirwa Imana gusa. Reka tubanze twumve ikiganiro yagiranye n'itorero ryo ari kubigisha ku ngingo ijyanye no gupfukamira umukobwa umuterera ivi. Reka nkwibutse ikintu kimwe rero, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, kora subscribe ufungure inzogera unakande like kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi ngibi nibizajya bisohoka ujye ubibona mu ba mbere. Ino channel itambuka ibiganiro nk'ibi ngibi buri munsi. We kura subscribe ukore na like tujye tubana gatanu ku kandi uze kujya muri comment umbwire nimba wemeranya na Gitwaza cyangwa se mutari ku ruhande rumwe. Si ngombwa ngo abantu bese bamenye kutwite ubiposte kuri Instagram cyangwa kuki. Uriya mwana deja utangiye kumuteza intambara akiri munda. It's not necessary for you to post that you're pregnant. You are already exposing your unborn child to those people. Ikindi mbabwira gikomeye mutazi. Another thing you don't know. Mutazi ariko cyabaye develope n'abasataniste. But it was developed by Satanists. Mwe muragikora abahungu. And men do it, young men. Guterera umukobwa ivi ngo akwambika impeta, umwambika impeta. Kneeling down. Ibiriya muba mukoze ububaye anda y'imbaraga zindi. Niyo mpamvu mubona amagwa atakicyubaka ubu.
When you kneel ntugaterere down, umukobwa ivi na gato. when you kneel down asking a young woman to marry you, you are actually kneeling to a power and principality that you do not know. Bibiri iravuga ngo muzapfukamira Imana yonyine. The Bible says you will kneel down for God only. Iriya ni culture yazanywe n'abakorera Satani. That is a culture that was brought by Satanists. Imara yemerwa n'abakristo n'abana b'Imana. Ntuzabikore ngo uterere umukobwa ivi. Yohana yagiye guterera marayika ivi, marayika ngo no ngo ndimbata mugenzi wawe ngo n'Imana yonyine ipfukamira. And this is a culture that even believers have embraced. But in the Bible tells us that even John, when he went to kneel down before an angel, the angel said that I am a servant like you. You will only kneel down for God. Mw'abakobwa mwe, Young women, umukobwa umuhungu naje guterera ivi, menya kusenye. when a man Uzahita umubwira ati no winterera ivi sidi Imana. Uzabyange. When a young man wants to kneel down before you, refuse and tell them, I am not God. Please do not kneel before me. Daboro iyo si n'imico y'ikinyarwanda mwayanduye he? First of all, that's not part of our Rwandan culture. Where did you get it Muzagenda from? muhiga inyoni mutahana ibihunyira. You will look for birds and catch owls. Kimwigana ibyo mureba mu banyamerika bakora. Ndabinginze. Please, I beg you, do not imitate what you see Americans Kimureba ibyo bakora. or what Europeans Ni do. bangahe bubatse muri Amerika? How many are married in the US? Ni Who else bangahe is bubatse married? Buraya? How Bose many? n'aba divorce kubera ibyo byo gutera ivi. Kuko si Imana iyoboye ugo rugo. Ugo rugo ruyobowe n'ikidayimoni cy'uwo bapfuka. Ko umukobwa abasate umuntu agiye gupfukamira. None tureke n'iby'umwuka entre nous abameze ati. Let's not talk about spiritual things. Let's talk about physical things, physicalities. Mumfashe Help gutekereza. me understand. How does she Abasize look? zahabu. Is she in gold for you to kneel down before her? Ariko abakobwa bana. Girls. Ngunda gupfukamira. That I kneel down for you. Uretse n'iby'Imana. Even besides spiritual principles, Aya I sinagupfukamira. cannot kneel down. Muragikora abahungu. And men do it, young men. Guterera umukobwa ivi ngo akwambike impeta, umwambike impeta. Kneeling Ibiriya down. muba mukoze ububaye anda y'imbaraga zindi. Niyo mpamvu mubona amagwa atakicyubaka ubu. When you kneel Ntugaterera down, umukobwa ivi na gato. when you kneel down asking a young woman to marry you, you are actually kneeling to a power and principality that you do not know. Bibiri iravuga ngo muzapfukamira Imana yonyine. The Bible says you will kneel down for God only. Iriya ni culture yazanywe n'abakorera Satani. That is a culture that was brought by Satanists. Imara yemerwa n'abakristo n'abana b'Imana. Ntuzabikore ngo uterere umukobwa ivi. Yohana yagiye guterera marayika ivi, marayika ngo no ngo ndimbata mugenzi wawe ngo n'Imana yonyine ipfukamira. And this is a culture that even believers have embraced. But in the Bible tells us that even John, when he went to kneel down before an angel, the angel said that I am a servant like you. You will only kneel down for God. Mw'abakobwa mwe, Young women, umukobwa umuhungu naje guterera ivi, menya kusenye. when a man Uzahita umubwira ati no winterera ivi sidi Imana. Uzabyange. When a young man wants to kneel down before you, refuse and tell them, I am not God. Please do not kneel before me. Daboro iyo si n'imico y'ikinyarwanda mwayanduye he? First of all, that's not part of our Rwandan culture. Where did you get it Muzagenda from? muhiga inyoni mutahana ibihunyira. You will look for birds and catch owls. Kimwigana ibyo mureba mu banyamerika bakora. Ndabinginze. Please, I beg you, do not imitate what you see Americans Kimureba do. ibyo bakora. Or what Abandi ntibabikora mubareke, ariko mwebwe bana bo muri Zayoni ntimuzabikora. if others do it, let them do it.
But you members of this church do not accept kandi this. nugira inshuti yawe uzamubwira ngo ni Bibiliya And if you have a friend, discourage them from doing it. kuko urimo uramwubakira. Because you're helping them. Imana Satani yabwiye Yesu ngo namupfukamire. Yesu yavuze gute? Satan told Jesus Ngo to kneel Imana down. yonyine niyo gupfukamira. And Jesus said only God should be knelt down for. Murabona abasirikare? You see soldiers? Muzi ukuntu bubahana? Do you know how they honor each other? Iyo yubashe umurutagira gute? When they honor others, what do they do? Atere abapfukamye. Do they kneel? Niba umugabo umusirikare adashobora gupfukamira afande we ariko akamutera isaruti mwe mwabikuye ibyo bintu. If a soldier will salute a leader, why do you kneel if they will not kneel? Ubundi nibo bubaha kuruta indogobe. Soldiers are the most honorable than horses. Nibo bakagombye gupfukama imbere y'afande. They should kneel before their leaders. Ariko abayemye ahagarara dabord muri position nziza. They stand in the right position Yarangiza agatera isaru. and then salute. Uwo mwuka wo gupfukama mwawukuye. Where did you get the spirit of kneeling down? Banyoko nabaso ntibapfukamye barasazanye ariko mwe mwarapfukamye mwarasenye. Your mothers and fathers never knelt. Your fathers never knelt and they are still married, but you are kneeling down and you are not married. Nubwo bambwira ngo niwe usigaye ku isi nakubwira ati nanjye ndasigara ku isi twembi tuyisigare. Even if they told me that you are the only woman left on this earth, I will tell you I'll be the only man left, but we will not be kneeling. Uziko nta bahungu bakibaho. There are no men. Masculinity ubugabo bwarashize. There is no masculinity anymore. Dufite abana b'abahungu birirwa barira ukabona rarize nk'umutsima. Ubundi nta muhungu urira. We have young men who are just softies. Very soft ukiba aba babzawe natwe kweli. Are they our sons? Ubundi kurira kwa ruko abakobwa. It was the girls who used to cry. Haguzuga abana byana umuhungu. What happened to the men crying? Bagira ikibazo mu rugo akaba ari urira mbere y'umugore. Umugore akamwisheri ceceka ceri. N'abakobwa basigaye rero se abo mwapfukamiye bareka kubahoza. Taku. Now, when the couple will have a problem, the man will be more dramatic and you'll find that it is the wife who is consoling the husband. And it makes sense. He knelt down before her, so let her comfort him. Manhood, ikigabo. Where is manhood? Harimo na pride. There is a level of pride. Ubundi umugabo A man n'urugo rukunda kandi rukamwubaha. is the one that the household respects and honors. Iyo bakomanze When they knock on the door, ndavuga ngo madaje kureba bakomanze ni ugenda. he will not say, my wife, go and see who is knocking. He's the one to go and see who is knocking. Naho abagabo bubu bapfukamye But- ngo sheri ngo jya kureba urimo baryamye ngo jya kureba ukomanga kurohereza sheri icyo akora niwe wapfukamiye niwe boss jya kureba ukingura.